duherukana Rwamwiza na Kansirida bagiye ku kigo nderabuzima kureba umufasha w'ingo. Ubu bimeze bite? Mukurikira umukino. Nyine Sheila, iwabo wa Ntwari ni ahantu heza cyane, nubwo mu bigaragara atari abakire cyane. Sinakubajije imitungo Peter, ujye umenya ko ibintu ari ibishako. Sheila, waguha ubutunzi nahabonye, nta kindi wakwifuza mu isi. Ngo ubutunzi? Ubutunzi we? Sheila, umutima nabonanye mama wa Ntwari, ndakubwiza ukuri ko byagorana kubona zabo binganya agaciro. We none se Peter, ubwo umutima wawubonye uti? Sheila, yangaragarije urukundo rwa rundi rutakiganwa ngo bikunde. Uravuze ngo rw'umwimerere? Umva, ruri naturere rwose. Ahubwo njye nahise nibaza, niko mubonye arwaye y'abatarwaye hari gucurika. Garukiraho Peter, ndumva ntangiye kwicuza impamvu tutajyanye mana yanjye. Mushiki wanjye, waramaze kuko we ntiwari butahe. Uransibye. Uziko namurebaga nkabona ari mama wazutse neza neza. Ubu se mana kuki abezi utabareka ngo barame bagume basakaza urukundo koko? Icyambabaje nuko ubushobozi bwose wabutegereje kuri Ntwari. Yewe. Kandi urabona gahunda afite. Sinzi ko ubushobozi azabona ngo ibimureba byose abikemure maze anavuze mama we. Peter, uziko nyamara hari icyo twakora? Ukaba ufite igisubizo ukabujijinganya? Kuri akabazo ukira akadomo. Peter, nari ntekereje ko turamutse dufashe umwanzuro amafaranga dukura mu mazu dukodesha twafata inzu imwe muzo dukodesha, amafaranga avuyemo tukayaharira ubufasha kuri mama wa Ntwari. Ngo ari cyo byo bitwaye. Sheila, shinye Imana yakomoye nk'umuvandimwe wanjye. Ngewe nawo byaba kwigurisha, ariko uriya mubyeyi akabona ubufasha nta kibazo nabigiraho rwose. Kwihanga uri rutebuka pe, umuntu aguhamagara wahageze. Ariko nawe ntugasetse kabe, gusa wamumagara uvuga ibigendanye n'akazi nkazuyaza mu biki ko. Niyo mpamvu nyine gukora nawe umuntu aba yumva akazi ke gateka. Buriya nanjye rero ndi mu kazi, yego mba numva nta kosa rikomotse ku bushake byagaragaramo rwose. Kwihanga, ndakumva. Nakubwiye ko nakumva ntuje ari ukora Ntwari ibikoresho. Niba ari ibyo, hari abakirenzi bafite amamodoka menshi nababaza niba twaboneye dukoresha da. Oya bashaki. Kandi nizere ko n'ibiciro bitari bujye hejuru cyane. Oyeho mu biciro bye bishobora no kujya munsi. Ntiwumva nicyo ngukundira rwose. Ariko rero nta mpamvu yo kunshima, kuko gukorana nawe bisa no kwikorera. Buriya rero kugira umuntu icyizere biterwa n'uko yacyubatse. Nyamara n'igihe akabaye ngushimira kabi, kuba narakoze impanuka ntwaye ibikoresho byawe, nyuma ukaguma kumva ko twakorana n'ishema kuri njyewe. Umva kwivuze nawe nyine ko ari impanuka. Umva se warakoze impanuka ku bushake? Yewe oya, iryo kosa sinarirwamo ryo kwangiriza abakiriya. Ndabizi si ngombwa kubisobanura. Wowe uha agaciro umurimo, niyo mpamvu rwose n'iterambere rikuyoboka ridatinze. Yewe kabe, iterambere ryo n'ipfundo ry'urusobe rwa byinshi. Byinshi ariko biyobowe n'ubupfura n'ubunyangamugayo nk'ibyo nkubonana. Noneho rero, yego, bikaba akarusho iyo utaho ugasanga mu rugo ari amahoro. Ibyo gushaka neza byo ntubivuge, kuko buriyo ntagira Margarita aka kazi rwose baba barakanyambuye kera. Erega n'Imana irabivuga ko washatse umugore abashyikiriye umukiro, kandi akaba yaronse ubutoni kubuhoraho. Burya nawe ujya usoma Bibiliya ntagatifu kabe. Ndayisoma cyane koko se. Nk'igitabo cy'imigani cyo naragisomye, mpita mbona ukuntu natonye kuri Nyagasani wampaye Margarita. Ibyo byo ni ubutoni kubana n'umuntu mwumvikana. Ibyo mbifitiye ibihamya bireke. Kagira inkuru rero. Hanyuma se kindi giti ko nari namwirukanye kubera amakosa yankoreye. Yampaye? Waramwirukanye se? Cyane. Yaramaze gukabya. Atese. Ahubwo nakubazaga niba namuhamagara by'umunsi umwe akakubera kigingi nanone. Najya ndagatsendwa n'Imana. Ntiyakongera mu modoka. Ese nawe ko nuvusa n'uwamukarabye. Najya ibyo narabibonye. Aho kumukoresha twajya dufata ababaji bawe n'abandi bakoze mu isarumara bakabipakira. Hanyuma nagera ku kigo cy'ishuri ngashaka insoresore zibipakurura. Ariko kindi giti ntazongera ukandagira mu modoka ntwaye. Reka ibyo sinabirwanya. Wowe ukora akazi n'uzi uburyo kagendamo neza. Ntiwumva se? Kandi urakoze kunyumva no kongera kongirira icyizere cyo gukorana nawe kabe. Nanjye reka ngushimire. Urakoze cyane. Ubwo gahunda niyo. Vugana nabo bafite amamodoka, kuko urabona ko ibikoresho biri tayari. Ndabibona. Ubwo nubona imodoka tuzahita tubijyana.
ako se mana yanjye ahubwo ntawe ukoma bagiye he bose abana se bazerereye n'amahoro agenda nta n'akarima akoze mu rugo bahu ese hereye karame unumva yivugisha muri saro wabuze maho wagiye gukora icyayi inyuma y'inzu ko nari nakubuze aho ni amahoro ntabwo ndi hanze nari nirambitse hano mu cyumba urirambitse maho mu cyumba cyanjye na kindi giti ubwo se warwaye iki icyumba cyawe na kindi giti se nijoro ku buryo umuntu atakinjiramo uranyumviriye umukobwa ra nta n'isano ufite zo kunyinjirira mu buriri none ukanaburyamamo maho ariko ubwo uransaba kugira isoni niba mba muri iyi nzu ntigute wagira aho umpeza mu nzu ya mubyara wanjye ndumva ibintu uri kubifata ukundi maho gute se kuba nakubashije impamvu wagiye mu cyumba cya mubyara wawe kandi dufite icyumba cy'abana wakabaye aricyo waryamyemo nta bundi bugome rwose gusa ko ni agasuzuguro ndengakamere pe hereye ubifata uko ubishaka icyumba cy'abana sinari kukijyamo nawe uzi induru y'abana bawe sinari kwihanganira ko baza banyurira niko maho agasuzuguro kangana gutyo uri kugaterwa n'iki ugeze naho ushaka kuntukira abana ngo barakurira nta gasuzuguro karuta ko kundaza hasi here kurara hasi ndabirambiwe ndabirambiwe ewe nyamara ndumva uri inkunguzi maho ndabona n'akataraza uzakazana mahoro naragowe koko ubu kuba niryamiye ku buriri bwa kindi giti urumva hari igikuba cyacetse ko nanjye nkwiye kwiyumvira uko Yezu agira neza maho ndabona usa n'uwarenze ihaniro ariko reka nkugire inama nk'umubyeyi ariko si ndavuga ngo ngire inama nagusabye kuzingira maho niba kukugira inama zo gukura amaboko mu mufuka ugakora ari byo bita kugutera umwaku ni ukuri humura ntuzabura ukugira inama yo gushyira ubuzima bwawe mu kaga kandi uzamwumvira here nta kaga nko kubana nawe muri uru rugo pe ndabihaze ndabirambiwe maho agahinda unteye imana niba ikabonye iba uzabyicuza kandi bidatinze ariko ubwo uransabira ibihano ku mana kubera ko nakubwiye ko nakuye imyanda mu buriri bwawe nkabugusasira ariko nizere ko niyo wahasize utahibagiriwe umva yabamwaye uko bivugisha urabona umukobwa usa nanjye yagira imyanda we maho ujye umenya ko witura ineza inabi ibyago bitazava mu nzu ye nukora nawe wishinja ibyiza bigomane sinakwigira umutagatifu ariko ndabona uri kunshavuza ku bushake kugira ngo unyumishe amagufa ariko wavuze ko umishwa n'inzara iba muri uru rugo ukareka kubeshyira amahoro amahoro nagorwa kuko ntabwo nkubeshyeye urabizi kandi ubu muri iki kibazo ndaza kukiganiraho na kindi giti rwose reka nkubisubwe urashaka guteranya abavandimwe noneho ko numva iwanjye habaye nko mu bitaro rwa mwiza yasinziriye wa cyangwa abana bamubanye bamba wiriwe rwa mwiza ntakwirirwa kanseri ntakwirirwa rwose kandi noneho nta marira y'aba bana ndumva yantesheje umutwe pe nuko nyine kubyara ntibyoroshye reka dusorome ku mbuto zo kubyara indahekana ariko ubwo kumbwira gutyo ushatse kuvuga ko njye nababyaye njye nyine wirakana nanjye niko mba ameze iyo nabirirwanye ngaho mumpe mugufashe muhe n'ibere ngaho akira ihorere mama cecekera ikibondo naho ubundi se wowe uvuga utyo niba nawe uba ufite ibere wamuha agaceceka ubu se ngewe ahubwo mbonye uje ngira ngo uzanye umukozi rwamwe ntawe nzazana n'impamo ya mungu isezerano ryabo rya hato na hato ridafite gahunda riranjagaraza pe none se ubona izi rwaserera tuzazihoramo koko none twabigenza dute ariko ubwo iyo beba haze ariko giseka gituje iyo gisinziriye ntiwamenya ko rwose kizi no kuvuza induru gutya aba bana rwose sinzi ibyabo dore kiranzekeye apucapucapuca inshwi ntukarire duhari ikibondo nyamara iyo yarize dore da mukuru we nawe akabatejemo hose kandi icecekera ikibondo ceceka dore mama yaje sibyo yewe kanseri ndakumva ariko ubanza n'urukumbuzi ruba rurimo si gusa ngwino mama ngwino nguterure nawe none se urabaterura bombi sheri mumpe mwicaze hano ku bibero akira izere kibondo ahubwo se rwamwe wakoze muri ako gakapu kampereza umuneke namuzaniye nkamuha reka murebe nawe udasigaye uhoza umwana apucupuca ikibondo nkihera umuneke kibondo sibyo ariko se rwamwe ko numva nshonje aho sindi uguyemo korogwamo se ko nta gahumuro kari muri uru rugo yewe ihangana nanjye niri ubusa kandi nahirwe
aho ugiye muri ibi byiza byacu. yewe ntacyo nyine zana kuri iyo mineke y'umwana tube turyaho mu gihe tutarabona uko duteka. Kuki? Utangajwe n'iki se Rwamwiza? Kamuzinzi twataramye. Rwamwiza nsangira n'umwana imineke. Ya baba. Ariko iyo ntiyaba ari inzara ye. Ntegereje se twaza gusangira nabiki. Akarakashwe. Byose nkabikora. Ahubwo se sheri. Ndakumva. Tutarajya mu bindi. Ntacyo watekereje ku buryo bwose bwa kamere bwo guteganya imbyaro Mukesha yatwigishije ngo dufatirane. Ngaho mbwiza ukuri pe. Ereka Rwamwiza. Kuva uburyo bwa mama wari wahisemo bwaratumye dutongana kuriya nabaye mbiretse ngo tubanze dushake Mukesha. None se kuba ubiretse basi biguha amahirwe y'uko utazasama kanseri. Ayiwe ukinisha ibyo gutwita Rwamwe utahorayo yinteye we. Ngira icyo wabitekerejeho ahubwo. Nyine nakomeje gutekereza ku buryo bwose Mukesha yatubwiye. Nsanga ubyemeye twahitamo uburyo bwa kamere bw'iminsi 2. Sibyo? Ubwo buryo se ko numva ntabwibuka neza Rwamwe. Erega nanjye nta makuru arenze ayo twaboneye hamwe mfite. Kahore. Ahubwo hitwashaka Mukesha bikiri mu maguru mashya akadufasha. Sibyo byaba byiza? Ndumva ibyo byaba ari byo byiza aho guhubukira ibintu. Ubonye twagiye kumureba nonaha? Nonaha se? Ahubwo se urabyumva ute duhamagaye Mukesha tukamubaza niba ejo azaba hari tukazajya kumureba akadusobanurira ubwo buryo bwo guteganya imbyaro bwa kamere bw'iminsi 2 tukabona kubutangira. Twabuzwa n'ikizi? Ntiwumva. Ahubwo se sheri twahugiye mu byo kwita ku bana nibagirwa kukubwira akantu. Umbwira iki se kandi? Buriya mu gihe tugitekereza icyo gukora ntitwaba duhamagaye muri umuna wanjye Cecile akaba dufasha ko yarangije amashuri ye. Wow, mbega abana beza. Sheila na Peter biyemeje gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo bafashe Ntwari kuvuza mama we. Naho ubutaha. Tugeze mu mwanya wo kubagezaho ibitekerezo byanyu. Uwitwa Eugene Nsengimana ari Nyarurama mu Ruhango atese gukoresha uburyo bw'urunigi nta ngaruka bigira ku muntu. Twamubwira yuko rero uburyo bwose bwa kamere bwo guteganya imbyaro iyo wabwigishijwe n'umuntu wabyize neza ndetse n'ubukoresha akubahiriza amabwiriza nta yindi ngaruka. Ibindi bisobanuro Eugene ndetse n'uwo mwashakanye mwagana ku kigo nderabuzima cyangwa kuri paruwase bya Kiliziya Gatolika muri serivisi yo guteganya imbyaro ugahabwa ibisobanuro cyangwa se mugahabwa ibisobanuro bihagije. Undi mukunzi w'ikinamico Inkingi y'Amahoro utarashatse kwivuga amazina ati ndi umumama ubyaye rimwe ndashaka gukoresha uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. Ati se byanyorohera kubukoresha ntaramukurira? Ikindi kibazo aragira atese nkoze imibonano mpuzabitsina ntaramukurira sinasama. Reka tumubwire yuko mu buryo bwa kamere bwo guteganya imbyaro harimo uburyo bugeze ku 8. Ntabwo rero yabura ubwo akoresha. Icy'ingenzi kandi cyihutirwa kuri we ni ukugana serivisi zitanga ubwo buryo ku bigo nderabuzima cyangwa se paruwasi bya Kiliziya Gatolika muri serivisi yo guteganya imbyaro ugahabwa ibindi bisobanuro byagufasha we n'uwo mwashakanye guhitamo uburyo bubabereye mwakoresha. Ikinamico Inkingi y'Amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu buri mugoroba. Ku wa mbere no ku wa kabiri ni saa 12:15, ku wa gatatu ni saa 12:45, ku wa kane ni saa 11:45, naho ku wa gatanu ni saa 2:15. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube andikamo Ikinamico Inkingi y'Amahoro. Inkingi y'Amahoro. Bakunzi b'ikinamico Inkingi y'Amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 07811320 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingiyamahoro2023@gmail.com.